Hi guys, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko muri amahoro, nizeye ko mushima Imana. Ariko ndagira dufate uyu mwanya tugaye kandi tunenge byimazeyo umuntu ufata umwanya agatekereza kandi agategura kandi agakora igikorwa cyo guhemukira, kubabaza no gutoba bigeze aha ngaha umuntu mugenzi we uva amaraso nk'ayava. Why? Kubera icyo abantu twabaye inyamaswa guys. Kurikira, reba ino foto ngo byagenze bite. Umugabo agira atya, arataha agera mu rugo yadukira umugore tutitaye ku byo bapfuye. Afata umugore yadukira imisatsi, arakurura, kubita hirya garura hino, kubita hirya garura hino, kugeza ku rwego umutwe wahindutse inyama nk'uko mubibona, umusatsi ushinguka, murabibona ibisebe, umutwe ni ibisebe gusa. Now guys, kubera iki abantu babaye ba Kayini? Kubera iki abantu babaye babi cyane? Kubera iki mbere yo gukora ikintu tutabanza gutekereza niba ari twe cyakorerwa, niba ari twe kiri gukorerwa, twibaza uburyo twaba tumerewe, bityo biduha imbaraga zo kugikora cyangwa kukireka? Kubera iki turi gukontororwa n'amarangamutima yacu bikageraho twitwaye nk'aho twe tutari biremwa muntu, tugafata bamwe tukabatoba kuri uru rwego guys, tudashingiye ku cyo umuntu apfa n'undi? Nta kintu, nta mpamvu n'imwe igushyigikira gutoba kandi gufata umuntu mugenzi wawe uva amaraso nk'ayo uva, ubabara nk'uko ubabara, ufite ubuzima nk'ubwo ufite, ngo umubabaze kuri uru rwego. Guys, ibi bintu birarenze. Byibura bazagufate agasatsi kamwe bakurure wumve, ariko hita wifata wishyire mu mwanya w'uyu mumama bafashe umusatsi bagakurura ku rwego hafi umusatsi wose wenda kuvamo. Reba umutwe wose ni ibisebe guys. Iyi mitima, abantu nk'aba, iyi mitima bayikura, abantu nk'aba, ibi bintu babishobozwa n'iki? Siko Satani akora abantu b'Imana? Siko Satani akora se? Uziko Satani akorera mu bantu se? Siko Satani abaho se? Hari abantu babipinga, ariko utarahura nabyo ajye yigira kuri ibi ngibi. Ni ukuri nta kintu, nta mpamvu n'imwe idushyigikira, kabone n'ubwo waba ufite icyupfa twebwe tudashaka kumenya n'umuntu. Nta mpamvu n'imwe igushyigikira muntu w'Imana gukora ikintu nk'iki ngiki. Ibi babyita iyicarubozo ubundi. Ibi babyita iyicarubozo. Uyu mwana w'umumama, uyu mumama, uyu mwana w'umukobwa, simbizi niba ari umumama, simbizi niba ari umukobwa, simbizi. Mu ijoro ryashize nibwo umuntu yanyohereje iyi foto arambwira ati reba nawe uko hano ku imihanda bimeze, reba ibihe dusohoyemo. Ako guys, hari ibintu bavugaga ngo mu gihe kizaza cyangwa se mu bihe bya nyuma ngo urwango ruzagwira, ubuhemu bugwire, like umugore n'umugabo baryana, umwana n'umubyeyi baryana, ibintu nk'ibyo nyine cyane mu bantu bizera. Noneho twe tukagira ngo nizamvugo ni bya bindi, urumva tukabifata muri tukabifata ni ibisanzwe, ibyo byahoze biririmba. Ako se guys, ntabwo turi kubona ko ibintu biri gusohora kwere? Niba uwitwa ko yagushatse agukunze afata umwanya we akakwica kuri uru rwego, wakwibaza noneho babandi badakundana okay, iki kintu reka nyivuge neza. Ibaze niba umuntu wakoze ibi ngibi ari umuntu witwa ko ari mu nshingano zo kugukunda kandi wakubwiye ko agukunda, muri make uri umukunzi we. Wibaza ageze ku muntu adakunda cyangwa badafite icyo bahuriyeho, mu yandi magambo yamukorera ibingana iki? Ni uguhita murangiza directoma. Guys, bantu b'Imana, reka tuganire.
tureke ibintu byo kuvuga reka tuganire. Ibi bintu birakwiye? Urabona hari abantu bakibaho? Tureke bya bintu ngo umuntu abumwe agatukisha bose. Guys, bashiki bacu barababazwa, bashiki bacu baragowe. Hari umuhanzi waririmbye ngo baragowe. Ari abahanzi wame, bashiki bacu baragowe. Umuntu akakujyana kubeshya ko gukunda, reba nawe ibyajya kugukorera akagutoba. Kandi noneho ahantu ibintu bibera, bashiki bacu bazi yuko kubaka ari ukwihangana. Iki ngiki ibi ngibi biranahindukira, ugasanga nta nubwo famiye aturukamo zibizi. Ugasanga rimwe na rimwe yarengejeho ateze igitambaro agiye mu rusengero arengejeho, ugasanga umuntu araririmbana agahinda, ugasanga umuntu arakorana umurimo w'Imana agahinda, cyangwa se mu buzima bwe bwa buri munsi akaza aragakorana agahinda. Ibikomeremo imbere ni inkovu yarashize, uragendana n'umuntu w'igipampara nyamara imbere ni inyama. Murebe namwe. Kandi igitangaje, arakomeza akakwitaho, akagukunda, akagutekera, akagufurira, akaguterera ipasi, akaguha keya, mazi ashyushye ku gihe, ibintu byose ku gihe. Urebe ahantu abagabo babera babi, agataha akakugira gutya, wamukoreye bino, kandi ukarenzaho mu gitondo, ukarenzaho kuzuza za nshingano zawe ufite kuzuza. Tugaye uyu muntu. Iki ni igikobwa cy'ububwa, iki ni igikobwa cy'ububwa, ni igikorwa cy'ububwa. Iki ni igikorwa cy'ububwa pe. Uru nta rukundo rurimo, ahubwo so guys, andika muri comment. Guys, ibi bintu birarenze kabisa. Niba udashyigikiye imyitwarire nk'iyi, ntubushyigikiye urugomo nkuru, byandika muri comment. Ikindi ntiwibagirwe